Nongeye kubasuhuzana n'abayikaze mu makuru ya ISI MU NCAMAKE agezweho muri aka kanya n'amakuru mugezwaho nanjye Abraham Uwimana. Ku mugoroba wa kuri wa gatatu tariki ya 17 Gashyantare 2021 nibwo humvikanye inkuru yuko igaraje riherereye mu murenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo ya mbere mu karere ka Nyarugenge ryafashwe n'inkongi y'umuriro hagahiramo imodoka zigera kuri 14 ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ubwo nageraga habereye inkongi y'umuriro nasanze polisi y'igihugu ishami rishinzwe kuzimya inkongi iri gukora akazi kayo ko kuzimya, ariko byagaragaraga ko nta cyabashije kurokoka. Amakuru namenye ubwo narinda habereye inkongi nuko mu modoka zahiriye muri igaraje harimo ambasade y'Ubuhinde, ambasade ya Canada ndetse n'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri igaraje kandi hahiriyemo imodoka ya rutahizamu y'ikipe y'igihugu Amavubi Sugira Erneste. Ikaba yari imodoka yo mu bwoko bwa Corolla Artis ifite agaciro ka miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ibikorwa byo kuzimya iri garaje byari birimbanyije nawe ubwe yahageze. Namwegereye hambwira ko hari byinshi byahiriye muri iyo modoka harimo n'ibyangombwa byayo. Ni imodoka yaje mu gitondo saa 4. Nandimo kwikoresha kugira ngo ikabazo yari ifite gakemuke. Yari ifite akahe kabazo? Yari ifite akabazo ko ku rugi kwipine. Nyine no tubazo tutari tunini ariko rwo kugira ukosoke ejo kuko ufite izindi gahunda wenda uzayikoresha. Avuga ati ko mbonye time reka nyikoreshe noneho mite nyuma saa sita kwikoresha, ariko nyine urabona ko ngize ibyagira hahira nta ni imodoka ari ibindi byari birimo ndatinze. Ibyangombwa byayo total byari birimo byo of course n'imipira yo gukinisha n'inkweto zo gukinisha byari birimo byose. Ni byinshi ntago bimwe byibuka, ariko urumva imodoka ntago igigenda nta kintu kirimo ibyagufacilita wenda imyambaro iki, ariko nyine nta kundi ubwo nabigenza. Amakuru wayamenye gihetsi nyamenye mahagana mu saa 9 z'icya saa 10 kubera yuko niho umuntu wambwiye ati ko imodoka yawe wayiparitse mu igaraje kandi igaraje rikaba rihiye, warebye ko yawe itagize ikibazo nsanga nayo irimo. Umwe mu bakora muri iri garaje wiboneye iyi nkongi y'umuriro itangira yavuze ko byatangiye umuriro ari muke bakagerageza kwirwanaho ngo bazimye, ariko umuriro ngo wahise wiyongera ubarusha imbaraga. Aratubwira uko byagenze ubwo iyi nkongi yatangiraga. None ukuntu byatangiye, hari umuntu warimo asomaniza imodoka, gusomaniza none urusinga yakoreshaga hari igihe ruba rwashishutse, noneho hari undi wari umutera, kandi mu gutera irangi bashyizemo haba harimo tineri. Byabishashe bya rwa rusinga byagiye birakomana bihura na wa mwuka wa tineri, nyine muri rya rangi rya tineri niko guhita byaka. Byatse twarwanye no kuzimya, tuzana ibitaka biranga, dumena amazi biranga, tubonye bikomeye cyane kugira ngo duheremo turirukanka, ariko njye nageze aho nsubira inyuma ngira ngo nkize imodoka nyine yasugirana nimba nkora mu kujya kugira ngo ndebe uburyo nyayivana mu nzira biranga, nibwo nirukankaga iriya modoka nyine yindi yegereye ipine ryayo yaturutse, sinzi ikintu cyaje kinkubita mu ivi, nibwo buryo nabibonyeho. Bibatwara nk'abantu bagera nko mu 10 cyangwa 9 gutyo. Ahantu nyine umuriro watangire twari byatangiye kwira modoka nayo yabanje gufatwa turi nk'abantu 4. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emi yambwiye ko mu iperereza ry'ibanze bakoze ku cyateye inkongi y'umuriro byagaragaye ko hari urusinga rw'umuriro rwaguye muri tineri bigateza inkongi, hanyuma kuko n'imodoka nyinshi zarimo zikoresha essence bigatuma inkongi irushaho kwiyongera igakwirakwira hose. Icyateye inkongi y'umuriro dushingiye ku makuru twahawe ni yaturutse ku muriro w'amashanyarazi. Kugeza uyu mwanya twamaze kumenya yuko ari insinga ari urutsinga rwaguye muri tineri, hanyuma inkongi igahita izamuka ubwo, kandi n'imodoka zari zirimo nyinshi zikaba zakoreshaga essence, bityo byihuta gukwirakwiza inkongi ihita iba nyinshi mu gihe gito cyane. Imodoka zangirika zihiramo ari nyinshi kuko turabara imodoka zigera muri 14 zari ziri hano, ariko hagati aho ngaho inzego zishinzwe iperereza ziracyakurikirana nyirizina n'iki cyateye inkongi, uretse yenda amakuru twari duhawe n'abari bahari batubwira yuko ari urutsinga rwahise ruzamura ibishashi by'umuriro, hanyuma noneho bigahura na tineri zari ziri muri iyo garaje, hanyuma n'imodoka zigahita zifatwa kuko inyinshi zikoresha essence.
harajimijwe hari byinshi byahiriyemo hagiye gukurikiraho iki none? murakoze cyane. Igikurikiyeho cya mbere ni uko iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana icyateye impanuka nyirizina. Icya kabiri ni uko nyiri garaje bagomba gukurikirana ibijyanye na assurance kugira ngo arebe uburyo yagabanya igihombo ashobora kuba yatewe n'iyi mpanuka. Ariko icya gatatu nanone ni ugutanga ubutumwa ku bandi bafite ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo habeho kugenzura uburyo umuriro w'amashanyarazi aho uri ukoreshwa muri ibyo bikorwa cyane cyane nk'ibi ngibi by'amagaraje, uburyo wiring system cyangwa se uburyo insinga zitanga umuriro zifashishwa mu gutanga umuriro ukora ibikorwa byo mu igaraje byo gusudira n'ibindi nk'ibyo zimeze kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato. Ikindi nanone ni uko dukurikije uburyo impanuka ikimara kuba n'amakuru twahawe n'abakoreraga muri igaraje habayeho gushaka kwirwanaho ngo bazimye inkongi y'umuriro, hanyuma bikaba bishoboka yuko uburyo batabajemo polisi kugira ngo ihagere ibe yabafasha kuzimya umuriro nabyo bushobora kuba butabaye bwiza kuko batinze kuyibwira. Ndakangurira rero abantu mu gihe yahuye n'ikibazo nk'inkongi y'umuriro guhita bihutira gutabaza ubuyobozi n'ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi z'imiriro aho zigaragaye kugira ngo nibura imitungo yabo ishobora kuba yaramirwa hakiri kare. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye muri aya makuru. Nitwa Abraham Uwimana. Mu gihe waba utarakora subscribe kuri iyi channel ya ISI mu ncamake, waba ufite byinshi biri kugucika, nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo amakuru yacu ataha abagezweho mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange tukugezaho ntakajye hagucika. Murakoze, mugire amahoro y'Imana naho butaha.